nta foto nta cyabaye. Tandukana babandi bakubeshya ngo barafotora ugane Verite Pictures. Muri Verite Pictures dufitiye serivisi zose zigendanye na kamera wakenera, dufotora ubukwe, live streaming, dufata ibiganiro byo kujya kuri YouTube, dufata filime ndetse n'izindi serivisi zose wakenera zigendanye na kamera, dufata ibirori ibyo ari byo byose mu mihango igiye itandukanye. Muri Verite Pictures tugane tubigukorere neza, dukorera mu ntara zose z'u Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali tubutse ko tubafitiye igabanyizwa rya 15%. Ifoto, video ni kimwe mu rwibutso rutazasibangana uzereka umwana wawe rw'ibirori wigeze kugira. Nta handi wagukorera video nziza n'amafoto uretse muri Verite Pictures. Ukeneye zimwe muri serivisi dutanga, waduhamagara kuri 079 20 70 85 8. You are welcome in Verite Pictures. We are number one. Bigaragara ko umutoza witwa Yam Rosenior ashobora kuba aratoraguye agapapuro Maresca yataye mu rwambariro rwose. Bakina n'ikipe ya West Ham. Ipanze mu buryo umwanza yishakamo. West Ham irabyungukiramo ibatsinda ibitego bibiri. Nyuma kubatsinda ibitego bibiri, umutoza agenda akosora amakosa yari yagiye kuko ni match yatsinze mu gukosora line-up. Biza kurangira umukino ari ibitego bitatu bya CHERSEA, ibitego bibiri by'ikipe ya West Ham United. Nawe mu Rwanda arabyemeye ariko muri press conference arabyemeye ko bari bibeshye muri line-up. Niyo mutoza mbonye ubyemera ubundi abandi bavuga ati twabikoze twajya dutsinze kubera ko dukosoye amakosa twakoze muri first half yo guhitamo abakinnyi. Line-up yari yakoze ubundi wa mugani wawe bivuze neza n'agapapuro ka Maresca. Ariko sinzi niba ari ikibazo kitari muri CHERSEA. Shaka ngiye mbona ari ikibazo kiri muri CHERSEA. Kabatoza bose bagomba guhindura bakona batarimo bashaka defense ifatika, bose bashaka guhindagura no gutekinika dewo. Ariko nabidi kuri projet ya equipe muri rusange. Sina projet regata. Abakinnyi bagomba gukina fwa. Bose se. None se kugira naho uyendekana kugira aho udufata naho dakira imyanya bakabakira imyanya itari yabo. Bashobora kutaba bose bakaba 20. Ukaba ufite 20 muri 30 kandi bagomba gukina. Ku buryo igitekerezo cyawe kiba kifa. Icyo ntemera ni ugufata Gitenzi na Genacho bakajya mu kibuga icyarimwe kandi bakina umwanya umwe. Ese urumva utabahengetse nyine utahengetse. Ibyo nge ntemera. Ariko urebye ahandi wenda ukavuga uti mfite kukurera nta kibazo yaba erega iyi ni match ya Premier League. Nimba Joy hatari ari umusimbura ntabwo ari kuruhutsa, ntabwo ahubwo wamuruhutsa wamaze gutsinda ukavuga uti ko kukurera ageze ku minota 70 dufite ibitego 3 ku busa, hato 30 yayikina cyangwa 20 yayikina. Ariko kuvuga ngo hatumubanje mu kibuga ni match ngiye mbona byaratewe wenda nuko Yam Rosenior yatekereje ko West Ham ari ikipe irwana no kutamanuka, yumva ko ari Stamford Bridge, yumva ko yayitsinda, anatekereza match yo kuwa kabiri ya Arsenal. So mbona ndacyo kintu cyane yatekerezaga. Ariko kuri match ya Premier League witwa ko ari amanota 3, ntabwo ntekeza ko agombaga gushyiramo Gitenzi na Genacho ukabashyira mu kibuga icyarimwe ukongeraho umuntu bita Gerard, kuko iriya defense yo ubona ko isa nkaho ariyo aprefera cyane ko kuva yahagera Badiashile na Trevor Chalobah. Bikosoke yo Fofanaje. So mbona aratanze na passe y'igitego. None se icyo kintu uvuga impamvu wenda ntekereza kandi ikintu kiremereye. Niba equipe line-up yakoze iminota 40 yagiye kugera yari ibitego bibiri. Arwana n'impapuro niba yaragiye asimbuzamo amazina nabonaga yandika cyane. Akora remplacement eshatu. Harimo imwe Imana erega yizaniye. Mu gice cyaka harimo imwe Imana yizaniye. Uriyagira arya ariko aravuga ati uyu mungu witwa Gitenzi. Batatu bahita bajya. Pedro Neto yaje mu yugo yavunitse. Ariko bahita baza batanya igice cya kabiri. Nyuma y'iminota 12 bari bamaze kwishyuramo kimwe. Hari realite twakumva kuri kote y'abatoza. Aba bakinnyi n'abakinnyi bakoresha umubiri. Yo wampoza na Maresca nazamba. Buriya mu byukuri ushobora no gusanga n'abatoza nabo babikora babibona, ariko akaba nta yandi mahitamo. Wakare bakavuga toke kuwa gatatu kadufite match ya Champions League. Kuwa gatandatu dufite champion. Kuwa kabiri dufite match ya kimwe cya kabiri ya nyuma
n'ikipe ya ngo ni imikino 3 mu minsi ngahe Deus mu minsi 6 noneho giti kosa benja ariko katajyanyeganyeza mediane yo ba noneho akavuga ati reka kuko iki kintu kirakomeye Deus sinzi muri no minsi nuko nabonye abakinnyi babuze uko babigenza basa nkaho batuje induru zabo zo kurekarama yuko imikino ari myinshi zararangiye nyine Enzo Fernandez ni yambaye wakukurera yego nyine ntago nanone wafata ikipe nguza n'indi ya kabiri nanone birumvikana ko utaza n'indi ya kabiri ariko icyo twakwitega ni izo mpinduka abatoza bagomba kujya bakora kubera ubwinshi bw'imikino uwitwa Riteta niba yabivugiye ko wenda afite squad nini yavuze ngo ndabinginze babyeyi bayobozi ba Premier League fedo match ni muduha abakinnyi 20 aho kuba 18 ariko kubu buri mukino ngomba kugira abakinnyi babiri nshyira hanze ya group kubera umubare w'abaye niba yabivugiye ko wenda nyine abakinnyi bose bahari niba bavugiye bongera azabakinisha niba babivugiye ko yumva nyine ashobora guhindukira kuri bench akabareba niba match ibanza ari yarakinisha runaka mu byukuri inda zakinisha runaka mu byukuri ariko icyo kintu cya Riteta na Afrika yakivuze none bijyanye naho sezo igeze turimo turerorwa no kubona Raina mu byukuri rero Rozenio bira wari wakoze byo nibimareska 100% pe oya si bimareska yarakoze mu Butaliyani kwa Taranta oya bura mu Butaliyani ho ariko iyi Premier League James muri Centrale ngewe kata James ari umwanya adakina se aya byihore wabikora urwaje wabikora muri tactique wenda urimo kubakura muri kumushyiramo ukamutangiza rega na 30 bakubise bibiri bava inyuma bagombora nyuma yo guhindura ariko nyuma yo gukora amaramplacement ariko nituza kugera kuri Tottenham uraza kutubwira yuko uwa Tottenham yakinishije noze nawe byakosohotse ariko niba ubyibuka neza nawe ariko byakosohotse byakozagiye muri 442 yari yavunitse ariko buri hari ikintu kimwe niba wenda unabikoze kubera izo mpamvu zumvikana urwaje ariko shyiramo noneho n'amaherema mu buryo bwo kwiyadabuta muri iyo myanya aho binashoboka wenda n'urugero umuntu wabonye Chelsea mu gice cya kabiri cy'umukino ubundi nko kwa gatandatu twavuga ko Chelsea yakinnye iminota 45 gusa arega Benjamin muri interview amaze kubwira abantu ko ku munsi weje yabwiye abafana ba Chelsea ngo nzashyiramo Chelsea ikomeye mwifuza nawe arabizi wejo erega yarabyeme press conference twari ejo nzashyiramo Chelsea ikomeye mwifuza wenyine yarabyivugiye twibeshye muri Raina yari yibeshye pe yarabyivugiye West Ham igice nuko byabaye byami ya defense ki twayamo namagaje oya nikireyo oya nanone nge sindi kumwe nawe nikireyo mu mahoro nanjye sindi kumwe nawe mahoro mujye mbode mubwiza abantu ariko kuhe kuri ariko ukuye ko nanivugiye iyo hepfo kubera ko wenda baryamye hafi y'ishyamba rya Nyungwe bagiye abandi nabo mu mujyi sindi kumwe nawe ariko mu nzove niho bataryama hari baba yose defense West Ham ya defense nabi yiza ko ari equipe idefanda ishaka gukomeza kwata umva nkubwire be njewe iteka mba ndi kumwe n'abatoza uzagumane nabo bazakuvanga uzumirwa impamvu mba mbashyigikiye ni iyihe ibaze kwicarana n'umuntu muri mu myitozo mugakorana icyumweru cya mbere cya kabiri icya gatatu ukabona bose nta urusha undi ubushobozi burenze kandi umva nkubwire ubu biragoye kubona ko Pedro Neto ntahahuriye na Gittens nyine ariko nanone Gittens abantu barebye match ya Pafos wavuga uti ntuzongere kumushyira hanze ni Pafos nyine nyine wabivuga reka nkubwize ukuri urebye match ya FA Cup yagize wavuga ati ntuzongere kumushyira hanze ukuri Gittens wawe mujyane buretse gato yansoze ngiye cyo nashaka kuvuga abakinyi ba Chelsea b'imbere kuva kuri Pedro Neto kugera kuri Gittens Garnacho Liam Delap ntabwo urwego rurutanwa ku buryo wavuga ngo ngo sinamu umwanya wo gukina tujye gukina na West Ham mu rugo noneho rurarutana impamvu wabibona mu minota 45 igice cya mbere na 45 igice cya kabiri emera ko rurutana kuko Pedro Neto rurutanwa gute se rungaragaza mu mibare rungaragariza ariko se wabaye uretse gatoya ubu urashaka kumbwira yuko ibyo Gittens atanga bingana n'ibyo Pedro Neto atanga muri Chelsea ntabwo bingana ntabwo urwego rungana rero urashaka kumbwira yuko wewe wenyine wabyivugiraga ngo mu kanya wabyivugiraga ngo Jared Hato na Mark Kukure na Mark Kukure aho none urwego rurarutana ni rurutana navuze imbere attention navuze imbere gute se navuze ngo
urebye aba bakinnyi b'imbere ba Chelsea yaba Gitenzi, Pedro Neto, Garinacho, Liam Delap ntabwo ntabwo na Joao Pedro yemerwa n'uw'imbere. oya Pedro ntabwo namuvuze. Joao Pedro si uw'imbere wese. Nge navuze abo navuze wabumvisha. Joao Pedro warabarusha urwego. Abandi ujya gukina na West Ham mu rugo kandi ubizi ko ufite match yindi kurikiranye nyuma y'iminsi 2. Nk'ijambo rimwe abo ngabo bavuze rero bakunje kuba batabanzamo ababanzamo babaranga butavuze ababanzamo abakwiye kuba babanzamo mu ijambo rimwe yaba ari Joao Pedro yaba ari Estevaho na Pekoro Pamasura ubwo baba ari bo babanzamo abo rero yiyimerega nibyo ndi kuvuga ariko abandi ko ujya gukina na West Ham iri muri zone legacy ugiye gukina mu rugo hari icyo bakagombye kuba bagufasha ahubwo nenga abakinyi bo batagaragaje icyizere umutoza yabahaye ko bashobora nabo match nk'iya West Ham niba bagenzi babo baza mu minota 45 bagatsinda ibitego 3 urumva ariko abaje ni bande abari babanjemo ni bande ariko bana bahungu Pedro netarabarusha kuko n'ikimenyimenyi bitubana nyine icyewe atanga iyo badahari iyo bahari niyo badahari ibyo atanga Pedro Neto nyine si wese abafashije gutangira kuburukora adversaire no kubona igitego Pedro Neto agiye masimbura Gitenzi na Garnacho wenda aho genda wavuga uti urwego rwabo nabo gukina niyo bita wenda aho wakibaza urwego rwabo ati wenda bo ntibarutana uhisemo Garnacho katayanga se uhitamo Gitenzi katangira ntago waba wibeshye kuko urwego rwabo ubona ko rutana cyane ariko Pedro Neto abahungu bose arabarusha uruhande rwose noneho yanatangiraho rwabo rw'imo cyangwa urw'iburyo nubwo urw'iburyo ariko kina neza ariko urwego rwaba arawe rw'ibumoso niyo Pedro Neto yatangira abarusha ego pe baba bari batanye ikibazo cya Estevaho utaruhari kuri no match ngo yagiye iwabo muri Brazil nabonye bava muri personal reasons ngo yagiye muri Brazil bashaka afite nka nyirakuru rwaye ariko ngiye mbona erega nuko umupira ubundi nuko tuba tushaka niba naba gushyira mu bwenge bwinshi cyane football umukino umutoza abagomba kuba afite nk'ikitwa backbone abandi baza bajyaho umuzamu udahinduka umudefanseri muri axe udahinduka babiri abadefanseri babiri n'umwataka uyu munsi urambwira uyu munsi watangije Liam Delap ejo watangije wa Pedro ejo bundi batangije Mayu ejo ku match kurikiye wakubise Pedro Neto none se ubundi ninde uzumva ko afite uwo mutwaro ninde uzaba ibyo ni ibimareska bitarashira muri Chelsea ariko reba muri abakinnyi bose uvuge ngo uwanjye mbona uri clinical kubarusha ni wowe Pedro hamushyira kereka y'umuntu abanza asiremo ibitego bibiri abandi baza basimbura abandi bamenye ngo profile yanjye hano ndi umusimbura nta niyo profile ya Delap n'ubwakinnye match neza ariko profile ni umusimbura uruhande rw'iburyo niba uvuga ngo Estevaho nabuho ibumoso naba Pedro Neto nabuho ngo babanze babimenye Garnacho Gitenzi n'ubundi urabizi ko urwego rwawe so rwa Pedro Neto imyaka 2 niyo mbashaka gutangira yabyimbye umugurishe muri za Leverkusen zirahari Granada cyakora uri mutoza nari namwishyize iyo adatsindiye match ntabwo hari washyize amafaranga nari namwishyize saa yanjye se niyo nayashyiraho arega nicyo cyizere namuhaye nicyo cyizere namuhaye nacyo agomba kukibyaza umusaruro ibyo cyambere washyize amafaranga yaramwanze uyifana aramwanga ariko anyway ikiza nuko yakosoye amakosa mu gice cya kabiri agatayikosora ugatubona ko naguze Yes yarabaye nari ndi gushimira wewe warishimye nyine mpamvu waserebe gire gutangira kwa Besco Yes both team to score naziguze nkubekeze West Ham nari maze iminsi nyine navugaga nuko Chelsea ariko yarimeze nashaka ihagarika ifite abamarayika West Ham yibishaka mu gice cya mbere cy'umukino ibitego 4 ariko babibonye pe cyane 4 ariko babibonye ibintu bikarangirira aho ngaho mu gice cya kabiri ariko rikosa ajya kujya kudefanda kimagaje ariko nawe yasimbuje kuri ryamamo mukoze umurongo w'abantu batandatu inyuma yahise abyemera aravuga ati ngewe ndabwira abantu ko twadefanze ku rwego rutari rwa Premier League none Espirito Santo idefanze nabirega ariko bana nabonye abazamu Alphonse Areola we ari mu bantu batumye West Ham imanu bashatse umuzamu baramubuze babonye undi mudefenseur wiyongera mu bandi Axel Disasi yakubise hagasatsa ahita cyakora ikintu intambara nabonye bashobora kurwana niyo kunigana gusa abakinnyi bawe bafite witwa Tarawore bafite Jean-Claire Todibo ku cyitwa umunigo banagitwara Eriko Todibo yakoze ibara ariko umuntu witwa ntuzabonye kujugunye ku Korea siko rero nagashashe jugunye ariko kukureya n'urusore kukureya ariko yarakeneye umuntu umuhisomo
kukurera akina nabi kurera nawe ariyenza abakinnyi bazi yarakoze iki iriya gusa yarakoze ubwizanyije yari afashe umupira Traore agiye kuwufata ahita awujugunya reka oya umupira ari uwa West Ham awugendana mu maguru byo gukerereza oya yabaje kuwufata yabanje kamba uravuga kudefanda se ariko yadefanze neza nyine kudefanda ariko umupira wari uwa West Ham nyine uko West Ham ashaka kugira ngo ikomeze kwataka mu minota ya nyuma irebe ko yabona na draw yawugendanye mu maguru uribuka niba cya gihe Premier League ishyiraho ibintu ngo byo kujya batanga ikarita ngo ku muntu ubundi nk'iri ari ikarita y'umuhondo kuri noneho asa nkaho rero uyu nguyu nawe mu buryo bwo gushaka umupira no kurashinga ngo bajye kuwurengura akomeza kuwutemberana mu maguru awusunika kugira ngo ajye mu mwanya we uyu mugabo rero cyakora ari igipfunsi West Ham ntago wayikira hari uwitwa Mavropono we yatwaye Pedro guterura nk'uterura agafuka k'umuceri gutya kira gice cyararyoheye nubwo ari ari kira gice cyararyoheye oya umuntu nge nabonye Pedro niba muze gucunga mu mazi ya Pedro yaje gihindukiye Traore yarahindukiye aza gurya yagize ubwo none umuntu wamutabaye buriya umuntu wamutabaye ni Trevor Chalobah baravuga ati yewe ndi Yehova igera hano ngukubite sha hari umuntu wambwiye ati nubona intambara yabaye hano Pedro yahise yirukanga ajya nubona intambara yabaye nawe yarabyivugiye se nubona intambara yabaye muri Chelsea ukabona kore Parma yahageze ujye umenya ko iyo ntambara ari ikeneye ubufasha ariko nuko agiraga yitembera yazaga yinyuriraho gucya yirebera ariko nta muntu yakoze yaje kwirebera da no gucyura amakuru harakeneye umusare nko gucyura amakuru none ikintu cyari gita Anthony Taylor araga urabona ko ari kubyitegereza neza cyane pe ariko kazi ke ariko agomba kureba neza akabareba agati ndahana abandi itangaje nta kintu hari yabonye reba nta kintu hari yabonye hari abari bamukingirije ni kuvuga uburyo nyine nabonaga ari kubyitegereza n'ubushake bwinshi bikarangira ntacyo abonye ni vare yamubwiye ati hano umuntu yanize undi umuntu ntiyahumekaga uzi ko abuze ukuntu anira ariko mwabantu iyi ntambara mutaza kugira ngo umuntu wayitangije ndetse kukurera ariko kuri cyambere icyo yarwanaga nacyo kurwana kuri equipe kukurera nta kibazo ibintu kukurera yakoze ni ibintu bisanzwe umuntu watangije ino ntambara yose ni uyu nguyu nimero 20 Joao Pedro nari no kumusora nanjye mu kibuga oya nagariho dore ko byagenze uriya reka Traore yafashe gukurera gutya aramujugunya umva uretse gato none se wowe umuntu afashe umugenzi wawe umureba arajugunya nawe yaraje aramusunika ariko namupushije takaye n'ukundi yakoze Traore yafashe umuntu witwa kukureya nako Traore yafashe kukureya arajugunya amujugunya mu maguru ya Pedro rero aza gusunika Traore niko bya action Traore wafashe kukurera munaga ariko yavuze ngo nawe itangije gute kandi umuntu yamaze kubona gundi nyine banza wumve kukurera yakoze ikosa ryo gutwara bara aho yihorere gera kwa Traore na kukureya Traore yajugunye kukurera kukurera abona ko we yari yakoze ikosa arigenda we niyagiye ako wabirwa subiza Max arangije Pedro aza uyu ari kureba inyuma ku musifuzi agiye gushaka baranu kukurera yijugunye uyahita azahita musunika none se uretse gato ubundi abakinyi uko bigenda uko dusanga barengana abakinyi uko bitwara kuri bagenzi babo ntabwo tubizi mbere na mbere Traore yamaze gukora ikosa rya red card ahubwo ari nawe irihe uriya muntu usajugunya kuri ni igiti uriya muntu avuga ni ihene ni icyo yajugunyaga mu mupira w'amaguru byo nyine action ya Traore ubwayo njye ni rero red card kurenza niya nuza niya Todibo action ya Traore ubwayo uko na Sanchez yaba yifite fata action ya Traore yirebe ubwayo njye niyo nitantije kurenza ahubwo ya Todibo abantu barebye match ya Real Madrid niyo nitantije kurenza ya Todibo abantu barebye match ya Real Madrid ku ikosa ryakorewe kagasore banaze hanavuye mu nyine ruje ku musore w'ikipe ya Rayo Vallecano ni nka biriya Traore yari yakoze kuri kukureye mu by'ukuri biriya ntabwo ari ikosa ry'umusportif ntabwo ari ikosa ni antije njeri ahubwo ntabwo ari ikosa Todibo ikosa yakoze sweat guard nje si ryo kosa nita cyane uburyo umuntu yafashe umuntu mugenzi we akamujugunya harimo kutamwubaha mbere na mbere kutubaha umugenzi wawe mwateretse umugenzi wawe jewe no kujya mu mane Todibo uyitwa Traore niwe nahana kurenza ko nahana Todibo nabonye ikarita zo muri Sena jewe nahana Traore kurenza Todibo wa muvandimwe wakuruye imisatsi ya ntuze ya ni kuri match ya Waruvuzi
umuntu wakuruye undi misatsi ni ikosa ryo ritarimo kubaha umuntu mugenzi wawe oya Traoré yakoze ritarimo kubaha mugenzi wawe action ya Todibo nyine wayihera red card uko yaje nawe muri antije cyane ariko harimo n'indi match nibuka yabaye nk'iyi ngiyi ntibatangana karto harimo n'izindi batanze amakarito nka match ya Casemiro munabyibuka na Crystal Palace ariko nyuma twagiye tubona izindi action zimeze ko batagiye batama ariko ngiye antije inita antije ni ngiye ya Traoré kuri Kokore niyo nita antije ko nateje nibazo byose uretse ko Kukureya nawe yarakeneye isomo ariko ari kukorerwa na gakore equipe Kukureya defanze baro temporisation erega ntago yidefanze ariko ira baro mwabonye kuno ira baro ariko Kukureya yishyize ku cyahandi so wakisanze n'umutwe se agenda kamba kamba amaboko amaboko se bakatika yayikinnye n'umutwe akamba hasi icyo mvuga ko Kukureya ko yarakeneye isomo nimwe mu bakinnyi bazi kwiyenza pe kandi banakina nabi mu kibuga uretse ko nanone ibyo ngibyo mu mupira arega ikipe iri gushaka amanota iyo uri kudefanda ku inota ryawe muri la minota ikipe iri gushaka amanota amayeri yose ushobora kuyakoresha hari n'abakinnyi bagiye babaho batigeze bakundwa kubera amakisiyo yabo no kuri bagenzi babo ariko bigahesha amakipe yabo intsinzi bikarangira dore ngo yatangijwe dore nahanga yamujugunye amaguru mugenzi we Pedro nuko rero umukino warangiye ikipe ariko ya Chelsea ibona amanota 3 ntekereza ko umutoza wayo yakuyemo isomo rikomeye kuri uyu mukino w'ikipe ya West Ham yashakaga kuba yawutakaza niba Chelsea yaratsinze uno mukino ku ruhare runini umutoza wayo niwe wari wayikompletse mu by'ukuri ni nawe wanayitsinze ariko ni nawe wagarutse nyine atsinda match kandi twabonye ko equipe itsinze match ubundi niyo Chelsea ikwiye kubibanza mu kibuga